ndagushimiye cyane kandi mwifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 wowe ukomeza gukurikira gahunda zacu za Uhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha kugira ngo tukwereke uburyo hano ahangaha mu karere ka Rubavu bagiye kuba barasa umwaka. Wowe nizere ko uri buze kubana natwe kuva dutangiye kugeza turangije. Reka twihere amaso.
bamaze kurasa igihe kirekire cyane kubera ko bamaze kurenza iminota 7. Reka dutegereze turebe ngo bari buze kurasa igihe kingana n'iminota ingahe, kubera ko umwaka ushize baje kuba barasa imyaka ibyishimo byinshi kubera ko umwaka ushize baje kuba barasa iminota 10. Reka tuze dutegereze turebe ngo uyu munsi uno mwaka wa 2025 bari buze kurasa iminota ingahe. Ndakeka noneho basoje.
ubundi ntagaragara. Ya nk'ibisanzwe rero ntabwo wasoza umwaka ngo uri kujya kwinjoyinga. Ahangaha turi ni Lakeside. Ubu ngubwo ni ukuvuga ngo ni ukurangiza kurasa umwaka tujya muri enjoy. Reka mushimire cyane, ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe, wibutse gukanda subscribe na like na share na comment kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byacu bitandukanye.